ubushize twari hamwe namwe kwa gatatu, uyu munsi ni umunsi wo kwa gatanu nanone. Turashimira Imana Data rero ko yaturinze tukaba tugarutse turi amahoro. Turashimira Imana ko ikirinze u Rwanda n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Turashimira Imana yarinze u Rwanda, Afrika n'indi migabane yose mwebwe mudukurikirana. Turashimira Imana yuko iki turinze. Ubushize twaje hano tuganira ku ijambo ry'amasengesho, nanone tugarutse tukivuga rya jambo kuko ntago ryahindutse. Uyu mwaka turi mu bihe byiza byo gusenga. Turashimira Imana nanone kubw'abashumba bacu, turashimira Imana bwa Bishop Francis ukiduhaye uyu mwanya kugira ngo tuvugane namwe. Arabakunda kandi arabategereje kugira ngo muze muhure nawe, abasengere abinjize muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Itorero riracyari i Kanombe, ni New Jerusalem Temple, niho dukorera. Ubushize narababwiye ngo abava mu ntara z'Iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali, Iburasirazuba narababwiye ngo muviramo ku Murindi cyangwa se ushobora kuviramo 15. Hari ikigo cya King David kigezeho gitambutse gatoya, ibumoso bwawe haragayira k'ibitaka unyuramo, aho uragenda ukagera ku rusengero, niho tuba turi. Kwa gatatu tuba dufite gahunda y'amasengesho ihera saa 4 kugeza nimugoroba. Kwa gatanu rero n'uyu munsi dufite ibihe byiza bitangira saa 4 bikageza saa 10. Aho rero tuba dufite ibihe byiza. N'uyu munsi rero ngarutse ari kwa gatanu, nkwifuriza kugira ngo nawe uhabe tuze kubana muri aya materaniro meza yo kwa gatanu. Tugira amateraniro meza yo kwa gatanu yo kubohoka abantu babasingira ibyabo. Tuba duhendahenda Imana yo mu ijuru kugira ngo itugenderere, itugire neza. Tucyafite isengesho rero ryo vuga ngo gusenga no kugarura ibyacu kugira ngo Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro yongere itumurikire. Ubushize twagandaga ku ijambo rivuga riri muri Yesaya rivuga ngo byukura abajyane kubera yuko umucyo wawuje. Uyu munsi rero tureba turaganira none ku ijambo ryiza rivuga gusenga Imana. Ntago Imana yaturetse abari mu mujyi wa Kigali, uratega wagera i Kanombe ahantu secteri ukavamo, ubona abateze imodoka manu kuri ya muhanda y'amabuye, hari ahantu ari etenti yabera ubukwe, utambika ruguru yaho gatoya, ukirangiza aho ngaho urabaza uti kuri New Jerusalem Temple ni hehe, bahakwereka. Cyangwa she ushobora kumanuka usa nk'ujya King David none cyangwa se 15 iburyo bwawe mu ikorosi hari ahantu hari umuhanda w'igitaka nanone, bashyizemo na kaburimbo in fact, ariko ucaho ngaho iraza kuyobora neza ukagerayo. Ubaye ugeze hari amabisi aparika ku bitaro, wamanukira muri izo nzira ukamanuka kugera kuri New Jerusalem Temple, niho dukorera umurimo w'Imana. Kwa gatatu tuba duhari, kwa gatanu tuba dufite amateraniro meza, nkukumbuje na kugira ngo uze kuza tuyabanemo. Rero ni byiza yuko twagira ibihe byiza byo gusenga Imana. Reka dusenge Imana twinjira mu kindi kibwiza kindi cy'uyu munsi wa gatanu, kandi Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Amen. Mana yacu, Mana nziza, turakwakiriye mu mitima yacu ngo umanuke ukore. Buri muntu wese Mwami wumvira ijambo yakire ubuzima, buri muntu wese wumvira ijambo yakire kubohoka, buri muntu wese wumvira ijambo yakire ubutsinzi, buri muntu wese uri bwakirira ijambo yumve aguwe neza mu kuboko kw'Imana. Dufite ibihe byiza by'amasengesho, turasaba Mwami Yesu kugira ngo tugire neza muri amasengesho, abantu babone kubohoka, abantu babone gukira, abantu babone ubuzima, abantu babone kurama, babone umunezero wabo ugaruka mu miryango yabo. Mana utugire neza kubw'ijambo ryawe. Ni ijambo ryiza rivuga ibihe byo gusenga. Niki gituma Mwami dusenga, ariko turi imbere y'amaso kugira ngo ibyari byarasinziriye bizuke, ubashe kumurika abari bari mu mwijima bazuke, kuko uri Imana itagikoze isoni, kandi abakwiringiye bose Mwami uhora ubagenera ibyiza mu buzima bwabo. Turakwishimiye Mana yacu, reka icyoro kibi cyawe no gukomera kubu kwawe. Mwami turakwakiriye ngo Mwuka Wera azabane natwe mu ijambo, Mwuka Wera azayobore muri byose. Turakwingize kugira ngo Mwami Imana ntabari twebwe, ahubwo udushyigikire muri ibihe turimo, kugira ngo Mwami iri jambo ryawe ribashe gukora mu mitima yacu, iri jambo ribashe gukora aho bitari bimeze neza, byongere gutungana rwose. Turakwakiriye rero Mwami kugira ngo bane natwe, nuko dusenze twizeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo turakoze. Amen. Amen.
turashimira Imana y'amahoro yuko yabanye natwe muri ibi bihe bitambutse, ko nababwiye twemwe kwa gatatu hano tuvuga ku ijambo ry'umucyo w'Uwiteka Imana, tuvuga ku bwiza bwo gusenga Imana, tuvuga yuko ijambo twasomye riri muri Matayo ibice 4 umurongo wa 16 rivuga ngo Imana ibasha kumurikira abari mu gicucu cy'urupfu ndetse n'abari mu gihugu cyarwo. Rero hari ibyo dayimoni yariganyije, wowe ushobora kugira ngo niko byari bimeze, cyangwa se ukibaza wowe impamvu utajya utera imbere, ukibaza impamvu utajya wumva ibyawe bihinduka, naho nuko dayimoni hari icyo yari yaribye. Haraho yari yagutwaye mu gicucu cy'urupfu ndetse haraho yari yagutwaye no mu gihugu cyarwo uburi byiringiro, ariko dufite impamvu zo gusenga Imana. Reka twinjire mu kibwiriza cyacu cy'uyu munsi, turebera hamwe mu ngoma za 2 ibice byaho 6 n'umurongo waho wa 12. Reka dusome iryo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Ibice 6 umurongo wa 12 haravuze ngo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rihari, atega amaboko ye. Kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa, uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 5, ubugari bwacyo bwari mikono 5. Haleluya. N'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3. Agishinga mu rugo hagati, agihagararaho, maze arapfukama imbere y'icyotero cy'Abisirayeli, imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose, atega amaboko ayerekeza ku ijuru, arasenga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi, ikomeza gusoza isezerano abagaragu bayo. Amen. Isoza gusoza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe, bagendera imbere yawe n'umutima wose. Amen. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo dusanze mu ngoma za 2. Biravuga ngo Salomo arangije azamura amaboko ye, asenga Uwiteka Imana, aravuga ngo Mwami, namenye neza yuko ari we waremye ijuru n'isi, nta kibasha kurogoya imigambi yawe, niwe waremye isi n'ibiyuzuyemo, hari icyari kimnaniye nawe. Salomo biratubwira ngo niwe muntu wayoboye neza ku ngoma ye, niwe wabaye umunyamahoro mu bihe bye, ariko ijambo riravuze ngo arapfukama nawe asenga Uwiteka Imana. Uyu munsi kwa gatanu dufite ibihe byiza byo gusenga nshuti yanjye. Haleluya. Turi imbere y'Uwiteka Imana kugira ngo igire ibindi bintu ihindura, idukure muri cya gicucu cy'urupfu, idukure muri cya gihugu cy'ibisinziriye, idukure muri cya gihugu cy'ibitanezeza Imana, idukure muri cya gihugu cy'ibyaha, idusubize ubuzima, idusubize agakiza kayo, kuko ni Imana idukunda. Haleluya. Reka mwongere ngusomere ijambo neza uryumve. Biravuze ngo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rihari. Ndashimira Uwiteka Imana yuko uyu munsi munkurikiranye, wowe unkurikiranye aka kanya, Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. N'undi wese uri buze gukurikirana, Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. Iravuze ngo ahagarara imbere y'Abisirayeli bose bahari, ntago yagiye kubibeta. Rero biba byiza yuje tugasengana, burya no gusenga uri wenyine biba byiza, ariko biravuze ngo ababiri barutumwe. Ni mpamvu uyu munsi ngushishikariza kugira ngo uze tujye mu nzu y'Imana dusenge, twongere duhamagara ijuru, twinginge Uwiteka Imana itunezerwe, twinginge Uwiteka Imana twishimire, igarura ibyacu byari byarasinziriye. Kubera iki Salomo atabaheje, kubera iki Salomo atababwiye ngo nimubanze mugende mbanze senga Imana, ariko yarabahamagaye ko yarazi nabo ko byabagirira umumaro, yarabahamagaye ko yarazi neza yuko nabo byabanezeza, yarabahamagaye ko yarazi no ko nabo bafite ibibazo bajyaga gusengera, ariko ngo ahagarara imbere yabo ari hamwe nabo, ahagarara imbere yabo bose bahari, ahagarara imbere yabo bose atabaheje, ahagarara imbere yabo ntaba akuyemo avuga ngo mwebwe muri abarunaka, ahubwo yahagaze imbere y'abise bose bahari. Uyu munsi rero nawe ndagukangura kugira ngo uze twongere tuganire ku magambo y'Imana, twongere twibukiranye impamvu turi imbere y'Uwiteka Imana, ngo ahagarara imbere yabo bose bahari. Nawe ndakwifuriza kuza kuba uhari. Aravuga ngo nimuze. Haleluya. Aravuga ngo nimuze. Uyu munsi twaje imbere ya Data rero twese uri mu ijuru kugira ngo yewe twishimire. Ariko Imana yacu ni nziza. Ngo Salomo arahagarara, kandi ntabwo yahagaze wenyine. Ntabwo yavuze ngo uyu munsi turabwira Abanyarwanda gusa, ntabwo uyu munsi yavuze ngo turabwira East Africa gusa, ntabwo uyu munsi yavuze ngo turabwira Afrika yonyine, ahubwo yaravuze ngo yahagaze abantu bose bahari.
yahagaze abantu bose bamureba, yahagaze isi yose ihari. Ntabwo yigeze abwira abari baje uwo munsi, oya, yavuze ngo yahagaze itara ryose ry'Abisirayeli rihari. Haleluya. Kuba kitahagaze abandi bose bagiye, kuko atahagaze abandi bose basinziriye, ahubwo yategereje ko abantu bose bakanguka, ngo iterano ryose ryari rihari. Arambura ibiganza bye asenga Uwiteka Imana. Rero ndagushishikariza nshuti yanjye kugira ngo uyu munsi uze tubane muri aya materaniro, Uwiteka Imana ikugire neza. Haleluya. Imana iragukunda nshuti yanjye. Uyu munsi naje nkubwira imbaraga zo gusenga. Turi mavuta yo gusenga. Nabwiye ngo uyu munsi aza kwatira mwana w'abashumba bacu Bishop Francis araza kuba hari. Tumwe n'umugaragu w'Uwiteka Imana umuhanuzi Vedaste guturuka i Huye. Uyu munsi araza kuba ari hamwe natwe. Tuzaza kuba tumwe n'umugaragu w'Imana Theo araza kuba hari. Tuzaza kuba turi hamwe n'abana b'Imana, abantu babohoka, abantu bakira ibisubizo byabo. Imana ngwino, Imana igukure mu gicucu cy'urupfu. Ariko we kuki wumva wakoma mu gicucu cy'urupfu? Kuki wumva wakoma mu gihugu cy'urupfu? Oya, ntago uri umuntu wo gupfa, ntago uri umuntu wapfuye. Uri Imana, Imana yakuremye mu ishusho yayo igukunda. Ariko biravuze ngo Salomo ahagarara imbere y'abantu bose bahari. Haleluya. Ngwino nawe uze kubuhara ariko nshuti yanjye. Ngwino nawe uze kuba uri muri aya materaniro. Umushumba araza kuba ari hamwe natwe. Imbaraga z'Imana zaza kuba zikora. Ntago ari uri bukore, oya, nuze kuza ushaka we. Haraza kuba hari kugira ngo akwegereze Imana. Biravuze ngo Salomo ahaguruka, ntago yahagaze imbere yo, oya, ntago yahagaze imbere y'abantu bamwe. Ntago yavuze ngo mwebwe nimaze mujye ku ruhande, ahubwo wowe uri buze uraza kubona Imana. Wowe unkurikiye urabona Imana. Haleluya. Imana yo mwijiri kwishimire. Biravuze ngo Salomo arambura ibiganza ari imbere y'iteraniro ryose. Ndakwifuriza kuza kuba uhari kugira ngo Imana ikugire neza. Ndakwifuza kuza kuba uhari kugira ngo Data akugire neza, ntago gusange akoye ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ikwishimire. Biravuze ngo Salomo ari imbere y'iteraniro ryose. Nawe uyu munsi ndakwifuza kuza kuba uhari. Nawe ndakwifuza kuza gukurikirana amateraniro. Wowe uri hirya no hino Imana ikunezeze. Uri hirya no hino Imana ikwishimire. Uri hirya no hino Imana igugereho. Imana ikore ku buzima bwawe. Igira ibintu ihindura muri aya masengesho. Turi mu bihe byo gusenga, twari mu minsi tudusenga. N'ubu ntabwo twe twava mu masengesho, turacyakomeza gusenga. Uyu munsi ni kuwa gatanu turimo turasenga. Ngwino nawe wumve kugira neza kwa Data twese uri mu ijuru. Ndakurarikira kuza kuba muri aya materaniro nshuti yanjye. Ntuze gucikwa n'amateraniro y'uyu munsi, kuko ni amateraniro y'umugisha, ni amateraniro yo kubahoka, ni amateraniro yo kubaho, ni amateraniro yo kugenerwa na Data twese uri mu ijuru. Biravuze ngo Salomo azamura ibiganza bye hari imbere y'iteraniro ryose rigari, nta n'umwe wahejwe. Ntuze gutinya ngo njye mvuye Iburasirazuba baranyanga. Ntuze kumva ngo njye navuye Iburengerazuba bya ntago biri bukunde. Ntuze kumva ngo njye natutse muri twebwe ni imbere y'iteraniro ryose y'Abisirayeli. Buri muntu wese wongera kumvira ijambo akongera kumva afite umuhate wo kuza mu nzu y'Imana naze. Turatangira mu kanya saa 4 n'iteraniro ritangira risoza saa 10. Ngwino wumva ubwiza bw'Imana. Haleluya. Imana y'amahoro ibishimire. Biravuze ngo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rihari, atega amaboko ye. Kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa. Uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 5, ubugari bwacyo bwari mikono 5, n'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3. Agishinga mu rugo hagati, agihagararaho, maze apfukama imbere y'icyotero cy'Abisirayeli ryose, atega hagati y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose, atega amaboko aherekeje mu ijuru, asenga Uwiteka ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta Mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi. Haleluya. Nta Mana ihwanye n'Imana dusenga. Ngwino urebe nshuti yanjye. Haleluya. Ngwino nawe wakira agakiza ka Data. Ngwino wakira amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Yaravuze ngo nta Mana ihwanye n'iyo Mana. Ntabwo yaribajye ko hari izindi Mana bagize kubona. Hari ibigirwa Mana bigize kubaho. Hari abantu bari barahungiye mu zindi Mana zitari Imana. Ariko Salomo yongera kubibutsa, arababwira ngo nta Mana ihwanye n'Imana ya Isirayeli. Nta Mana ihwanye n'Imana dusenga. Nta Mana ihwanye n'Imana twiringiye. Yaje ababwira Imana yikiza. Yaje ababwira Imana imurika yacuza umwijima. Yaje ababwira Imana ikura mu cyobo. Yaje kuri Imana ikura aho ngaho hari usinziriye. Yaje ababwira Imana ibasha guhindura umuntu ikamuhindura mu byiza. Haleluya. Yaravuga ngo nta yindi Mana ibaho ihwanye nawe. Nta yindi Mana tugize tubona ikiza.
nta yindi Mana igize imurika mu cyo wacu ngo umurike, nta yindi Mana igize ukura mu rwobo rw'urupfu, nta yindi Mana igize ukura mu gicucu cy'urupfu atari Imana ya Isiraheli. Iyo niyo Mana yaje kubwira uyu munsi ibasha gukiza no kugira neza. Haleluya. Imana y'amahoro twishimire, Imana y'amahoro izuri ibyaha byari byarasinziriye, Imana y'amahoro twaje gusenga uyu munsi. Biravuze ngo Salomo ahagarara imbere y'iteraniro ryose aravuga ngo nta yindi Mana twigeze tubona ihwanye nawe. Iyo niyo Mana yaje kubwira uyu munsi. Imana igenda isanga ku buzima bwawe, Imana igenda muri business zawe, Imana ikore mu bana bawe, Imana ikore ku rubyaro rwawe, Imana igira ibintu ihindura mu isi Yesu Kristo. Kubera iki? Nuko ari Imana y'amahoro. Yasanze abantu bapfuye irabazura, yasanze abantu bihegeye ibasubizamo ibyiringiro. Yaravuze ngo yewe urushe n'uremereye, ngwino unsange ndakuruhura. Dufite data twese uri mu ijuru ry'uruhura. Imana ikuruhure igusange muri ubwo burwayi igukize, Imana igusange muri ibyo bibazo wari urimo, Imana igukize. Kubera iki? Dufite Imana yo kwizerwa, dufite Imana y'inyembabazi, dufite Imana y'inyempuhwe. Ntabwo ijya ibura uko ibigenza ku buzima bwawe. Ni Imana yanyura mu nzira imwe cyangwa indi ikagusanga igatabara ubuzima bwawe. Haleluya. Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihindura amateka yawe, Imana ikwishimiye rwose, mwami w'abami, igusangiye ku buzima bwawe, igira amateka ihindura. Iravuze ngo nta yindi Mana ibaho. Niba hari n'abandi bigize kubwira ngo hari yindi Mana, oya. Imana twiringiye ni Imana yo kwizerwa, Imana twizeye ni Imana y'amahoro, Imana twizeye ni Imana igira neza, ni Imana ikiza ibitagakize, ni Imana ihinyuza imigambi y'umwijima. Ibyo bari baravuze ku buzima bwawe ikabisibanganya. Oh haleluya. Imana y'amahoro igusange, Imana y'amahoro ikwishimire. Biravuze ngo hagarara imbere y'iteraniro ryose aravuga ngo nta yindi Mana iriho ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi, ikomeza gusohoza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose, no kubagirira ibambe. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana dukeneye zibohora, hari imbaraga z'Imana dusanga mu nzu y'Imana. Salomo impamvu atabasanze mu mazu yabo n'iki se? Ntabwo bari bafite amazu yabo ajya kubasangamo, ariko impamvu yabahamagaye akabashyira imbere yose bose akahagarara imbere yabo ari iteraniro rigari. Nawe ni impamvu uyu munsi nawe ushaka kuza mu nzu y'Imana kugira ngo Imana ye mu ijuru igusange, Imana ye mu ijuru igukize, ikubere ubwugamo n'agakiza, ihindura amateka yawe, Imana igusange. Haleluya. Reka dusome iryo jambo nanone mu Ngoma za kabiri, ibice byaho ni 20, ibice 20 umurongo wa 9. Umva iki jambo rivuze kuri uyu murongo. Biravuze ngo nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe. Haleluya. Kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire kuko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Haleluya. Nawe uzumva utabare. Ijambo rivuze ngo nitugerwaho n'ibyago. Ese wowe ntago bizi? Nta byago byakugezeho? Ese wowe ntago bizi mu rugo rwawe uko byari bimeze? Ese ntago bizi mu bana bawe uko bimeze? Ese ntago bizi mu kazi kawe uko bimeze? Ese ntago bizi mu mateka y'uko byari bimeze? Ariko dufite data aravuze ngo nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano. Ariko urabyumva? Ari inkota cyangwa igihano, ari ibyago byatugeze ku buzima bwacu. Hari ibyago byageze muri business zawe yarahombye, abandi barungutse wowe urahomba, abandi bateye imbere wasubiye inyuma, aba mwaboneye akazi rimwe babonye promotion wasubiye inyuma, ntago ugize ubona promotion. Haleluya. Abandi baratsinze barimutse mu mashuri, wowe waradindiye. Ariko naje kubwira ngo imbaraga zo gusenga, hari imbaraga z'amasengesho zibohora, hari imbaraga z'amasengesho zikiza. Haleluya. Iyo Mana iravuze ngo ijambo ryayo ntabwo ari impfabusa ku buzima bwacu, kuko ijambo yavuze ryose rijya rigera ku buzima bwacu rigakora. Rero umugaragu w'Imana yaranditse aravuga ngo nitugerwaho n'ibyago. Hari ibyago byageze mu nzu yawe uyu munsi, abandi bateye imbere barubatse bari mu mazu yabo, wewe hoze mu kode byaranze. Ariko naje kubwira ijambo rivuga ngo vaye dusenge, ibyanananye Imana ibizure, ibyanananye Imana ibisubize ku buzima bwabyo, ibisubize ku murongo. Hari ibyari byaranze nta kibasha kunanira Uwiteka Imana. Iravuze ngo nitugerwaho n'ibyago, yego
nitugerwaho n'inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara. Burya n'inzara igitera nshuti yanjye, n'inzara yageze ku buzima bwawe, hari ibyago byakugezeho, hari amakuba yakugezeho, ngwino dusenga n'Imana. Imana itwishimire, idusubize ibyacu byari byaradindiye. Imana ikwishimire, igusubize ubugingo, igusubize amahoro, igusubize kurama. Wewe wumvaga ko byarangiye umwaka utari burangize, ngwino dusenga Imana igusubize ibihe byo kongera kurama mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yego, iravuze ngo tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu, yego, n'imbere yawe, n'imbere y'Uwiteka Imana. Vuba twajye dusenga Imana, ariko vuba dusubire imbere y'Imana. Urumva bitashoboka? Ngwino duhagarare imbere y'Imana. Ni Imana inezeza, ni Imana ikiza, ni Imana ihindura amateka. Yakingura amarembo yawe bikemera, yakingura mu rubyaro rwawe bikemera. Haleluya. Yakingura bikemera. Indwara naniranye yakira mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Dufite Imana twaje gusenga. Ni Imana ihindura amateka, ibintu byarananiranye. Vuba dusenga n'Imana. Vuba twajye duhendahenda Imana dusubize ibyacu, itwinje amasezerano yacu. Aho twari dusinziriye, Imana yongere dukangure dusubize ibyacu. Hari aho twari tunaniwe rwose, Imana dusubize imbaraga, kuko ari Imana yo kwizerwa. Haleluya. Iravuze ngo kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire kuko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Amen. Iravuze ngo kuko icyubahiro cyayo, kuko izina ry'Uwiteka riri muri iyi nzu, kuko izina ry'Uwiteka riri muri iyi nzu. Vayo rero tujye nawe wongere ubone Imana, kuko icyubahiro cyayo kiri muri iyi nzu. Iravuze ngo tuzagutakambira kuko tuzaba tubabaye, nawe uzumva. Imana yacu irumva, Imana yacu irabahora, Imana yacu irakiza. Yesu nahabwa icyubahiro. Yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera ni ibi ngibi. Ntabwo byasigaye, ntabwo byabuze, ntabwo byazimiye, biracyari ibyiringiro byawe, biracyari ibyiringiro byanjye, yuko twakonye tugasenga Imana. Imana yo mu ijuru ikatwumva, Imana yo mu ijuru ikatugenderera, Imana yo mu ijuru ikadukiza, ikadukuraho ibyago n'amakuba, ikongera kutunezeza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwishimire nshuti yanjye. Ngwino tubane muri aya materaniro, tubone ubwiza bw'Imana. Ijambo riravuze ngo kirwaho n'ibyago, Imana tuzayisenga itwumve. Ntirwaho n'amakuba, Imana tuzayisenga itwumve. Tuzayihamagara kuko ni Imana yumva gusenga kw'abarashe n'abakomeye. Ni Imana yawe nawe, ngwino uyihamagare muri uyu munsi wa none. Ni Imana yanjye uyu munsi, ngwino tuyishakire rwose tuvuye kuvuga Imana yacu. Haleluya. Rero ntugire ubwoba, ntugire isoni, ahubwo ngwino dushaka Imana. Imana idukize, Imana itubohore, idusubize ibyacu, idusubize ubuzima, idusubize kongera kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Igusubize ibyishimo mu muryango wawe, isubize amahoro mu bana bawe, isubize amahoro ku buzima bwawe, ikugire neza uyu munsi wa none. Imana ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Dufite Imana y'amahoro ibohora, Imana yo mu ijuru igusange, igukize mu izina rya Yesu. Hari ibyari byarananiranye utabonaga inzira zabyo, Imana igucira inzira muri uyu munsi wa none. Ngwino tubohokane, ngwino tubone ubwiza bw'Imana. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibagire neza. Tuba duhari uyu munsi wa gatanu, dutangira saa 4 tukaza kugeza saa 10. Tuba dufite overnight nziza, reka nanjye nyibakumbuza nyibabwireho, nayo kugenda ntayibabwiye. Dufite overnight itangira saa 3 z'ijoro, tukageza mu gitondo mu rukerera. Tuba dushaka Imana, tuba dusenga Imana. Ngwino twajya dushaka Imana, ngwino tuvuga Imana nshuti yanjye. Ngwino Imana yemwe tugire neza, twongere gusenga Imana yumva gusenga. Reka twongere dusimbuka tugiye ku murongo waho ni umurongo waho wa 15. Bibiliya iravuze ngo, aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu mwe. Haleluya. Nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe kukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Amen. Mwe gukurwa umutima n'ibyo mubona imbere yayo, mwe gukurwa umutima n'ibyo mubona yuko bitashoboka, mwe gukurwa umutima n'ibyo mubona byahagaze imbere yanyu mu buzima bwanyu ibihe binini. Uyu munsi ni muze kongera twibuke Uwiteka Imana. Yavuze haruguru ngo nimuze ngo tutakambire Uwiteka Imana, kuko ni Imana yumva kandi izadusubiza, izatugirira neza, izatwitaho, izatubera Imana yacu, natwe tuzagenda imbere tuyisenga twumva tuguwe neza. Haleluya. Yavuze ngo mwe gukurwa umutima n'ibyo mureba imbere yanyu. Mbese iki guhangayikishije uyu munsi?
hari ibyo wumva bitashoboka, hari ibyo washatse ibihe binini byaranze, ngo twese dusubire imbere y'Uwiteka Imana. Ni Imana ibohora, ni Imana ikiza. Iravuze ngo mwihagarire mwe gukurwa umutima n'ibyo mureba. Hari ingabo nyinshi zaje mu buzima bwawe. Ese ni ubukode? Ese ni ugupfusha? Ese business zarahombye? Wagiye muri banka biranga? Ngwino twese dusubire imbere y'Uwiteka Imana. Iyo Mana cyakora, Imana cyabohora, Imana cyakiza, iracyarema ibyiza ku buzima bwawe. Ngwino dushake Imana yo mu ijuru, Imana idushyigikire, Imana itwishimire, Imana itubohore, idukure inyetsi yose ku buzima bwacu. Kubera iki? Ni Imana twizeye, kandi yaravuze gukirwaho n'ibyago tujye dusenga izatwumva. Yaravuze ngo nimwihagarire gukurwa umutima n'ibyo mubona, mwe gukurwa umutima n'ibihanda biri imbere yanyu, mwe gukurwa umutima n'intambara ziri imbere yanyu. Imana izatugira neza mu bihe byacu mu izina Yesu Kristo. Ngwino dusenga n'Imana. Turi mu bihe byiza byo gusenga Imana, kandi Imana ikwishimire. Imana yo mu ijuru ikugire neza. Imana y'amahoro ibane natwe. Reka nkubwire ngo we gukurwa umutima n'ibyo ubona imbere yawe, kuko hari Imana twiringiye, hari Imana twizeye, hari Imana ibohora, hari Imana ikiza, hari Imana itugira neza twese uko tungana. Ngwino mu nzu y'Imana, Imana ikwishimire. Amen. Reka dusenga n'Imana. Mana yacu yo kwizerwa, Imana igira neza. Uravuze Mwami ngo nitugerwaho n'ibyago, ari amakuba, ari ibihano, ari mugiga, turaduhagarara imbere y'inzu y'izina ryawe dusenge, nawe uzatwumva. Ndagusenga Mwami Imana yacu ngo utugire neza, wumve gusenga kwacu Mwami. Hari ibyari bihagaze imbere yacu tuzi ko bizagenda, ariko ndagushimira ko utanze ihumure ku buzima bwacu Mana. Ndagushimira ko utanze ihumure mu babyeyi, ndagushimira ko utanze ihumure mu itorero, ndagushimira ko utanze ihumure mu gihugu cyacu, ndagushimira ko utanze ihumure muri Afurika ndetse no ku isi hose, ku migabane itandukanye bakurikiye Mwami ijambo ryawe muri aka kanya. Reka uhumurize imitima ya benshi Mwami yariguye umwuma. Uravuze ngo twe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, twe gukurwa umutima n'ibyo bihagaze imbere yacu tureba nk'ibihanda, ahubwo twakiriye amahoro ya Data kugira ngo amurikire imitima yacu. Reka ijambo ryo kubohoka ribe mu bugingo bwacu rwose Mwami. Urakoze Mana ko dukunda, tuguhaye icyubahiro. Uyu ni umunsi w'umugisha n'umunezero ku buzima bwacu Mwami uduhaye. Ni umunsi w'umunezero none uduhaye kugira ngo tuwunezererwemo, tuwishimiremo, tubone gukira, tubone kubohoka. Imana y'amahoro itwishimire. Uyu munsi Mwami utugire neza. Tukoretse amatano y'uyu munsi Mana, kugira ngo abantu babohoke, abantu bakire, abantu babone ibyabo byari byarabuze, abantu basubizwe umugisha wabo bari barabuze mu izina rya Yesu Kristo. Abari bicaye mu gicucu cy'urupfu ubamurikire Mwami, kugira ngo iteno ryose ribone ubuzima, iteno ryose ribone amahoro, iteno ryose ribone guca no kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana yacu urakoze kudukunda, urakoze Mwami kutwitaho. Tuguhaye icyubahiro umunsi wose kugira ngo izina ryawe Mwami rigaragare mu bana bawe Mana. Buri muntu wese uhagarara imbere y'amaso agatega amaboko, wongere kumva gusenga kwe, wongere kumva kwinginga kwe, ukize mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi, ubabere igisubizo, ubabere muganga usumba abandi baganga Mwami. Ubakize impande zose mu izina rya Yesu. Utange amashimwe ku barwaza, kuko biragatsindwa umurwazi yaje arwaje agatahana inkuru mbi biramubabaza, ariko yatashye afite umuntu wakize arishima. Musubize ibyiringiro Mwami, amenye kuri Imana ikiza. Ugendegende Mwami Imana ku buzima bwa buri muntu wese Mwami. Uhindura amateka mu izina rya Yesu mu miryango yabo itandukanye. Utugire neza Abanyarwanda, ubabere igisubizo, ubabere inkomezi rwose. Dusengeye igihugu cyacu amahoro, nta kabure mu gihugu cyacu. Impamvu twicaye aha ngaha nuko igihugu cyacu gifite amahoro n'umutekano. Reka Mana ugire neza abare ku mutekano, Mana ubarinde, urinde igihugu cyacu amahoro akibemo rwose. Tukweretse Mwami Yesu Kristo, Mwami Imana abayobozi bacu b'igihugu barinde, kandi ubongere imbaraga n'umugisha wawe babeho rwose. Itorero rya Kristo mu gihugu cy'u Rwanda Mwami ryongere guhamamara, itorero rya Kristo mu gihugu cy'u Rwanda Mwami ryongere kubona imbaraga n'inkomezi muri byose. Tuzamuye abashumba bacu, ababishop, abarevranda, abapasiteri impande zose, abavuga butumwa. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ibagenderere, ibongere izindi imbaraga mu bihe nk'ibi ngibi Mwami. Utugire neza, utuvubire imvura y'umugisha impande zose Mwami, intara zose z'igihugu Mwami zibona amahoro. Abaje materaniro Mwami Yesu babone umugisha, babone guhirwa no kubohoka rwose, kuko Imana yumva gusenga kwacu. Urakoze Mwami kudukunda, urakoze Mana kutwitaho. Imana y'amahoro ibane namwe. Ndongera mbibutse yuko turi Kanombe, kandi turabiteguye kugira ngo Imana yo mu ijuru ibane namwe. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibane namwe kandi bagire neza. Mwari hamwe n'umuvuga butumwa uyu munsi Rukundo Elifazi. Imana ibagire neza. Shalom.